Hello, niba mushaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shamgar TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Dieu sur Shamgar TV. Imana ibaho umugisha. Twongeye kubaha ikaze ku kiganiro cya Shamgar TV kuri meditation yacu. Twongeye kugaruka kugira ngo ongere dukomezanye, kugira ngo dufashanye, kugira ngo twongere kubasha kwegera Imana cyane mu kiganiro cyacu cya meditation hano kuri Shamgar TV. Muri kumwe na Armel. Ndizera ko Imana iri buduhane umugisha. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, Mana nziza, Mana ishobora byose, twongeye kugushima ko uri Imana nziza, twongeye gushima ko uri Imana ihambaye kandi ikomeye, twongeye gushima kubw'uyu mwanya uduhaye wo kubwira ubwoko bwawe ijambo ryatuma Mwami Yesu Kristo bakwegera, ryatuma bakomera, ryatuma bakugarukira. Nukuri Yesu Kristo urakoze. Ngo rero turakuraritse muri aka kanya nguze ubane natwe, maze ufate ibi byanditswe Yesu Kristo, nukuri ubibasobanurire, kandi nukuri ibyanditswe bivemo ubuzima, bivemo nukuri ikintu kizabafasha mu rugendo. Urakoze kumvise gusenga kwacu, ube Alpha kandi utubere na Omega, mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze Papa. Amen. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umutima wanjye uragushaka. Turarisanga, turasoma muri Yesaya 55 umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Haravuga ngo, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure mujye. Nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira mbone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Imana ibaho umugisha. Hano muri Yesaya Imana iri kutubwira ngo tuyishake bigishoboka kuko umuntu yayibona. Ariko mbere yuko dutangira, reka tubanze dusome iyi citation y'umuhanuzi yerekana icyo dushaka iyo turi hano kuri Shamgar TV, iyo turi kubagezaho nk'iyi meditation, iyo turi kubabwira amagambo nk'aya abakomeza. Frère Branham aravuga hano muri à la recherche de Jésus, yabwirijwe muri 53 3 z'ukwa gatanu, aravuga ngo paragraphe 3, nous cherchons
à amener quelqu'un plus près de Dieu. Turashaka kugira ngo tugire umuntu tuzana hafi y'Imana. C'est notre motif à être ici. Niyo ntego yacu yo kuba turi hano. Intego yacu ahangaha no kugira ngo tugire umuntu tuzana kuri Kristo. Tugire umuntu twegereza Imana. Niyo ntego yacu ituma tuba turi ahangaha. Il n'y a pas d'autre motif, pas du tout. Nta yindi ntego n'imwe ituma tuba turi ahangaha. Intego imwe ituma ituzana ahangaha niyo kugira ngo tuzane umuntu hafi y'Imana. Kugira ngo tukuzane ube hafi y'Imana. Si ce n'était pas pour cela, je serais chez moi ce soir. Nimba atari yo ntego yaba yanzanye ahangaha, naba nibereye mu rugo, naba ndahandi hantu. Ariko intego ya mbere ituzana hano kuri Shamgar TV, kubaganiriza, kubaha igitekerezo cy'umwuka, kubaha meditation, amagambo meza mugomba gutekerezaho, niyo kugira ngo abagarure hafi y'Umwami, niyo kugira ngo abegereze ku Mana, niyo kugira ngo mube muri kumwe n'Imana. Nicyo aya magambo tuba tuyazaniye, niyo umwanya wacu dufata, nicyo tuba cyatuzanye ahangaha. Imana ibaho umugisha. Hano muri Yesaya Imana iravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Ahangaha hano muri Yesaya hatangiye bavuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Ahangaha aravuga ngo abafite inyota ni mu musange. Abafite inyota ni mu musange. Iyo turi kuvuga ku nyota, ntago turi kuvuga iyi nyota isanzwe, ntago turi kuvuga iyi nyota yo kuba umuntu yagira inyota akanywa amazi. Ni ya nyota iba mu muntu, ni ya nyota Imana yaremanye umuntu. Hano muri Yesaya Imana avuga ngo abafite inyota nimuze mbahe amazi, nta feza batanze, byose arabibaha ku buntu. Araguhamagara ngo wowe uze ukuri ku buntu, nta kindi kintu agushakaho. Kuko aravuga ngo nimunshake bigishoboka kuko muzambona. Ahangaha turabona ko mu muntu harimo inyota igomba gushaka Imana. Iyo nyota niyo Imana iri kukubwira ngo iyo nyota yawe ufite uri kunshaka, ngwino ndahari, nushaka urambona, ngwino ukuri. Uko umeze kose uze, uko umeze kose uze, arakwakira ukuri. Nta feza, nta kintu na kimwe akwaka, ahubwo uko umeze arakwakira ukuri. Uko hananavuzemo ngo uko waba umeze kose yasezeranyije imbabazi. Nuko aho waba uri kure hose, uko waba umeze kose, ibyaha waba ufite byose, arakubwiye ngo ngwino bigishoboka kwabonwa, arakubabarira. Hari citation Frère avuga ngo Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi. Ushobora gutekereza ukavuga ngo ese ukuntu umeze, ubuzima mbayemo, uko mbayeho muri ubu buzima, ese nanjye Imana yanyemera? Oya, uko umeze uko arashaka uze ukuri. Frère Branham avuga ngo Imana yacu yaba yari umutunzi w'ibyo ivuga byose, kuko ivuga ko ari umutunzi w'ibintu byose. Mu ijambo ryayo aravuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyayo. Ni ukuvuga ngo itunze ibintu byinshi cyane. Ngo yaba Imana yacu yari itunze ibyo ngibyo gusa, ibyo tuyisaba iyo turi gusenga tuba tuyisaba ibintu byinshi cyane, ibintu bikomeye, tuyisaba ubutunzi. Frère Branham akavuga ngo Imana yacu ngo yaba yari itunze ibyo ngibyo byose, twari kuba turi abantu b'imbabare. Ngo ariko Imana yacu ni n'umutunzi w'imbabazi. Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi. Ntabwo itunze ibyo bintu byose dutekereza tuba tuyisaba cyane, ahubwo ni n'umutunzi w'imbabazi. Kuri uyu mugoroba rero ndakubwira ngo Imana yacu uko waba umeze kose, eta yose waba urimo, Imana yacu yakwakira. Imana yacu iragushaka. Iravuze ngo uze bigishoboka kuko Imana yacu irahari. Kandi muri aka kanya n'ukuri yakugirira neza. Imana yacu yakugirira neza. Nuvuga ngo muri wowe Imana izi ko harimo inyota. Niyo mpamvu yavuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza naze, uwo ari we wese naze. Nuvuga ngo Imana muri wowe irabizi ko hari inyota yakuremanye,
hari inyota yakuremanye, hari inyota yakuremanye yo gushaka ikintu, hari inyota yakuremanye yo gushaka amazi. Uvuga ngo avuga ko iyo nyota ari ubanga, iyo ugize iyo nyota uba wumva uburibwe, kandi ubwo buribwe bushira ari uko ubashije kugera ku mazi. Ubwo buribwe bushira ari uko umashije kugera unyweye amazi maze ugashira inyota. Ariko ahangaha ntago iyo nyota turi kuvuga y'ayo mazi iri natirere, ntago ariyo turi kuvuga muri aka kanya. Ntago iyo nyota iri natirere, kuko abantu bose barayifite iyo nyota iri natirere, kandi iyo bagize iyo nyota bashaka amazi. Ahangaha ari kuvuga ngo iyo nyota avuga ntago ari iyo ngiyo iri natirere, ntago ari inyota twumva dushaka amazi tugahita tuyabona tugahita tuyanywa, ahubwo ni ya nyota yindi Imana yakuremanye. Umuntu wese arayifite, ni inyota Imana yakuremanye, inyota yo gushaka Imana, ni inyota yo gushaka ibintu by'Imana, ni inyota yo gushaka ijambo ry'Imana, ni inyota yo gushaka ahantu wakumva iby'Imana. Igihe turimo tubona ko abantu bari mu bintu byinshi cyane, bari muri gahunda nyinshi cyane, bibagiwe ko ntago iyo nyota, nta nyota bakigira, nta nyota yo gushaka iby'Imana, nta nyota yo gukunda ijambo ry'Imana bagifite. Ariko muri aka kanya nagira ngo nongere nkwibutse, ni Imana iri kukwibutsa, iri kukubwira ngo nubwo waba uri muri ibyo bintu byose, nubwo waba uri muri ibyo bintu byose, hari inyota Imana yakuremanye. Nubwo izo gahunda zose ziri kuzimya iyo nyota Imana yakuremanye, nubwo icyo cyaha waba urimo, ibyo byaha waba urimo, ibyo waba witwa ngo urangariyemo waba urimo, birimo birazitira iyo nyota, birimo birakamya iyo nyota Imana yagushyizemo. Ntago iyo nyota Imana yagushyizemo niyo yonyine igomba kuyimara. Branham aravuga ngo Dieu vous a conquis comme ça, Imana yabaremye gutya, ce n'est pas quelque chose de silme, ntago ari ibintu birenze umuntu, ni ibintu Imana yabaremanye mwese. C'est vraiment comme à tous les êtres humains, ni ibintu icyaremwe cyose Imana kiremanye iyo nyota. Ce n'est pas réservé exclusivement à certaines personnes, ntago byahariwe abantu runaka, ntago ibyo ngibyo byahariwe abantu runaka. Ushobora kubura ukavuga ngo ibyo ngibyo nibyo abantu b'abakristo, abakristo gusa, abantu bakorera Imana bari aho. Nawe Imana yakuremanye iyo nyota. Nawe ukurikiye Shamgar TV muri aka kanya, Imana yakuremanye iyo nyota. Ntago ari iby'abantu runaka, ntago ari iby'abantu bihariye, ntago nuvuga ngo ni iby'abantu bose. Imana yashyize muri umuntu wari we wese iyo nyota. Niyo mpamvu iguhamagara ngo uyishake, uko wayishaka kose uzayibona. Icyo dukundira Imana yacu nuko ushobora gushaka muri iyi si, muri ubuzima tubayemo, hari igihe kigeramo ugashaka ikintu hirya no hino ariko ukakibura. Ugashaka, hari ibintu ukenera muri ubu buzima ukabishaka hirya no hino ukabishaka ariko ukabibura. Noneho ariko Imana yacu, nubwo ari Imana irenze, nubwo ari Imana ikomeye, nubwo ari Imana ihambaye, ari umuremyi w'isi n'ijuru, ari Imana ikomeye, ariko iyo Mana yakuremye, ikakurema, igukunze, iyo irakubwiye ngo njyewe nunshaka, igihe cyose uzanshakira uzambona, igihe cyose uzumva ushatse uzambona. Nuvuga ngo Imana muri uyu mugoroba irakubwiye ngo nuyishaka urayibona. Muri uyu mugoroba Imana nuyishaka urayibona. Iyo dusomye muri Zaburi 42, iyo dusomye muri Zaburi 42, aho Dawidi yari kuvuga ngo, iyo dusomye muri Zaburi 42, Dawidi yari kuvuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi, ngo niko umutima wanjye ugushaka. Reka tuhasome muri Zaburi Zaburi 42 umurongo wa 1 kugera wa 3 aravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Dawidi aravuze ngo nk'uko imparakazi
yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Nk'uko imparakazi yiruka ishaka amazi, yahagizwa no gushaka amazi, Dawidi aravuze ngo niko umutima we wumvaga ushaka Imana. Dawidi, umugabo uhwanye n'umutima w'Imana, yahoraga ashaka Imana cyane, yumvaga mu buzima bwe bwa buri munsi ashaka Imana, yagiraga inyota Imana, akumva afite inzara n'inyota yo kubona Imana. Dawidi abigereranya n'imparakazi, ko umuhanuzi Branham avuga ngo imparakazi igihe cyose iba yiruka iri gushaka amazi nuko iba yakomeretse. Imparakazi iyo yiruka ijya gushaka amazi iba yakomeretse, iba yagize urugumo, ibiri kuva, iba yiruka cyane ishaka amazi kugira ngo nigera kuri uwo mugezi, ku mugezi w'amazi niho honyine, ikimara kunywa kuri ayo mazi niho honyine icyo gikomere gishobora gukira, niho ayo maraso aba ari kuva agomba gukamira. Niko rero umuhanuzi Branham abigereranya n'umuntu umukristo. Igihe cyose iyo wumva muri wowe utagishaka Imana, muri wowe iyo wumva uri aho ngaho mu buzima bwawe urangaye, ukaba uri aho ngaho utagishaka kugira ngo ugere ku Mana, ariko muri aka kanya ndagira ngo nkwibutse ko Imana iri kukubwira ngo uko waba uri kose, aho waba uri hose, igihe cyose nuza kuyishaka urayibona. Imana yacu nuko nguko imeze, ni umutunzi w'imbabazi, iragushaka aho waba uri hose, ibyo waba urimo byose ni ukuri iragushaka. Reka ntihagire ibintu bigiye bitandukanye bishaka kuzimya iyo nyota Imana yagushyizemo, ntihagire ibintu bishaka kuzimya iyo nyota Imana yagushyizemo. Aho uri hose, mu byo waba urimo hose, wibuke ko muri wowe harimo inyota Imana yakuremanye, kandi iyo nyota ntabwo ari iyo gushaka ibyo bindi urimo, ahubwo inyota Imana yakuremanye niyo kuyishaka yo yonyine, inyota Imana yakuremanye niyo kuyishaka yo yonyine. Reka Imana ikugirire neza, reka Imana ikugirire ubuntu, wowe uri bwumve ayo magambo uyatekerezeho, nk'uko iki kiganiro ari meditation, uyatekerezeho, wumve ukuntu Imana muri uyu mugoroba ikubwiye ko igushaka, iragushaka ngo iyo nyota yakuremanye wongere ugende uyishake, umere nka Dawidi nk'umukristo, nk'umwana w'Imana. Hari aho yageraga, yaba yagiye mu bindi bintu bitandukanye, ari busy, ariko akumva muri we ntaherutse kuvugana n'Imana, akumva muri we ntago aherutse kuganira n'Imana, akumva muri we ntago ari kugera mu kugaragara kw'Imana, akumva agize inyota, akumva agize inzara yo kubona Imana. Niyo mpamvu yavuze ahanga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi. Imparakazi yo yiruka cyane ibishaka icyayirengera, iyo yakomeretse ibishaka ikintu cyayirengera, iriruka kuko ibizi ko umuti wonyine ushobora gutuma imparakazi ikama igikomere cyayo kigakira, igakama, amaraso ari kuva agakama, nuko igera ku migezi. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane, turumva amahanga ko ari ikintu gikomeye cyane, ko ikintu cyonyine cyabasha gukiza iyo mparakazi nuko igera ku mugezi. Na Dawidi yaravuze ngo iyo afite inyota y'Imana, iyo afite inzara y'Imana, ikintu cyonyine kigomba kumukiza, ikintu cyonyine kigomba gutuma atuza nuko agera ku Mana, akavuga ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho, nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Abayiruka, abashakisha uburyo agera mu maso y'Imana, abashakisha ngo arebe ko yagera mu maso y'Imana. Niyo mpamvu ubuzima tubayemo nubwo twaba turi busy gute, nubwo twaba twiruka mu kazi, turi muri gahunda zitandukanye, ariko muri wowe iyo nyota Imana yakuremanye igomba gukama, igomba kumva utuje, ari uko ugeze mu kugaragara kw'Imana. Ntabwo ugomba kumara ubuzima bwawe bwose uri muri ibyo ngibyo. Nimba uri umukristo, nimba Imana yaragukijije, ukaba warakijijwe, Imana yaraguhamagaye, ukaba witwa ngo uri umukristo, ntabwo ugomba kurangara muri ibyo bintu byose. Hari byinshi bitwokipa,
tukaba preokipe n'ibintu byinshi cyane, tukibagirwa ko muri twebwe hari ikintu cy'ingenzi Imana yaturemanye, inyota y'Imana. Iyo nyota y'Imana ugomba kuba satisfait ari uko unyweye amazi. Iyo nyota y'Imana ugomba kuba satisfait ari uko ugeze mu kugaragara kw'Imana. Iyo nyota y'Imana ugomba kuba satisfait ari uko ugeze mu maso y'Imana, utangiye kuvugana n'Imana, ari uko ugeze ahantu utangiye gusoma ijambo ry'Imana, ari uko ugeze ahantu utangiye kwitekerezaho. Kuko ibyo gihe cyose Dawidi ibyo byose yabitekerezaga igihe yabaga ageze mu bihe bikomeye. Dawidi yabitekerezaga ageze mu bihe bikomeye. Iyo yageraga mu bihe bikomeye, yageraga mu bihe by'imibabaro, nibwo yatangiraga kwitekerezaho, agatangira kwibaza ibyamubayeho, agatangira kwibaza uko byamugendekeye, agahita yibuka ko yagiye muri gahunda ze nyinshi, ahubwo akibagirwa Imana. Ikintu cyamuteraga kwitekerezaho, nagira ngo tubyumve neza ahangaha, ikintu cyamuteraga kwitekerezaho nuko muri we yageraga kumva agize inyota y'Imana, akumva agize inzara yo gushaka Imana. Yabaga ari mu bihe bigoye, yabaga ari mu ma detresse, yumva ataguwe neza. Icyo gihe iyo yageraga muri ibyo bihe yagubwaga nabi, yumvaga atari aleze, yumvaga adatuje, ahubwo akagera aho ngaho akavuga ngo hari ikitagenda, akagarukira Imana. Maze Dawidi akagarukira Imana, maze Dawidi akumva ashaka kujya mu kugaragara kw'Imana, maze Dawidi akagera mu kugaragara kw'Imana, niho yumvaga atuje. Yagera mu kugaragara kw'Imana niho yumvaga atuje. Umuntu wese aba akwiye gushaka mu maso h'Imana. Ntabwo byahariwe umuntu uwo ari we wese, ntabwo byahariwe umuntu uwo ari we wese. Uko waba ukomeye gute, amafaranga waba ufite yose, igihe cyose utajya mu kugaragara kw'Imana, ibyo ngibyo ya nyota yawe izangirika. Satani azayonona igihe cyose utagiye mu kugaragara kw'Imana. Branham aravuga hano muri kibwiza yise puis Jésus vu. Noneho Yesu aragaragara, aravuga muri paragrafe ya 10 aravuga ngo peu importe combien vous êtes populaire, uko mwaba mwaramamaye gute, ou combien vous êtes riche, cyangwa uko mwaba muri abatunzi gute, vous devriez toujours chercher d'abord la face de Dieu. Mugomba gushaka mbere na mbere mu maso y'Imana, pour connaître son plan et sa volonté, kugira ngo mumenye gahunda yayo n'ubushake bwayo. Nivuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi, nubwo tuba twiruka dushakisha imibereho, nubwo tuba twiruka dushaka amafaranga, nubwo tuba twiruka dushaka ubutunzi bw'isi, kuko akenshi iyo witegereje usanga ibyo byose ari byo bituma biduhuza ntitujye mu kugaragara kw'Imana. Ibyo byose nibyo bitujyana kure y'Imana, ibyo byose nibyo bituma tuba busy cyane kugeza aho twibagirwa kujya mu kugaragara kw'Imana. Ariko Branham aravuza ahangaha, avuze ngo uko mwaba mumeze kose, uko waba umeze kose, waba uri umutunzi, nibyo wakora byose, igihe cyose utazashaka kugira ngo ujye mu maso y'Imana mbere na mbere, kugira ngo uyimenyeshe gahunda zawe n'ubushake, umenye gahunda zayo igufiteho n'ubushake bwayo, aho ngaho uzaba waneshejwe. Nagira ngo kuri uyu mugoroba umenye ko igihe cyose utari gushaka mu maso y'Imana hari kitagenda mu buzima bwawe. Two kwihugiraho cyane, tujye mu kazi, twihugireho mu kazi, ababyeyi twihugireho mu miryango yacu, muri gahunda nyinshi zitandukanye, imirimo ibe myinshi, responsibility zitubuze gushaka mu maso y'Imana. Aho ngaho bizatuma hari ibintu byinshi mu buzima bwawe bitagenda, bitewe no kuba utajya mu kugaragara kw'Imana. Ubuzima bwa gikristo bushingiye mu kuba mu kugaragara kw'Imana. Igihe cyose uri umukristo utajya mu kugaragara kw'Imana, ubuzima bwa gikristo buzakugora. Igihe cyose uri umukristo ukaba utajya mu kugaragara kw'Imana, quelque part uzaneshwa. Igihe cyose uri umukristo ukaba udafata ibihe by'amasengesho ngo wiyegereze Imana, wiyegurire Imana, uko byaba bimeze kose, ubuzima bwawe bwa gikristo n'ukuri hazazamo ikibazo. Niyo mpamvu ibyo byaje kuri Dawidi, yamaraga iminsi ye yose, yabaga ari muri ibyo bihe byose, ariko atari mu kugaragara kw'Imana, ariko yageraho ugasanga ageze mu bibazo. Nyagira ngo mbabwire kuri uyu mugoroba ngo
ntuzumve ko umukristo wese, umwizera wese wizera ijambo ry'Imana w'umukristo ntabwo agomba gushaka kujya mu kugaragara kw'Imana igihe ageze mu bigeragezo. Ntabwo umukristo agomba gushaka mu maso y'Imana igihe cyose ageze mu ngorane, ahubwo wowe imenyereze kujya mu kugaragara kw'Imana ibihe byose. Igihe cyose byaba bigenda neza, igihe cyose ubuzima bwaba bugenda neza, ni ukuri gerageza ujye mu kugaragara kw'Imana. Byaba bigenda neza, hari igihe tugeramo abakristo ubuzima bukaba bumeze neza, ikintu cyose ukaba ugifite, nta kintu na kimwe wumva ukeneye, ariko no muri icyo gihe uba ukeneye kujya mu kugaragara kw'Imana. Papa, muri icyo gihe uba ukeneye kujya mu kugaragara kw'Imana. Abana bawe bakeneye no kubeshwaho n'amasengesho yawe. Mama, igihe cyose niyo byaba bimeze neza, abana bakeneye kubeshwaho n'amasengesho yawe. Musore, rubyiruko, igihe cyose ibintu byaba bimeze neza, warize amashuri yawe, wararangije, ufite akazi keza, ukageraho ukumva ntabwo ugikeneye Imana, oya, iki ni cyo gihe ugomba kumva ko ugomba kugarukira Imana. Ibintu byaba bimeze neza, icyo gihe nabwo uba ugomba kujya mu kugaragara kw'Imana, kuko umwana w'Imana ntabwo ategereza kujya mu kugaragara kw'Imana igihe ibintu bitameze neza, igihe ari mu ngorane, igihe ari mu bigeragezo. Ntabwo umwana w'Imana ari cyo gihe agomba kujya mu kugaragara kw'Imana. Mu kugaragara kw'Imana ugomba kuhajya mu buzima bwawe bwa buri munsi, byagenda neza, bitagenda neza, uba ugomba kujya mu kugaragara kw'Imana, kuko muri wowe hari inyota Imana yakuremanye. Iyo nyota rero igomba gukora igihe cyose. Ntabwo iyo nyota igomba kononwa n'ibineza by'isi, ntabwo igomba kononwa n'akazi keza waba wabonye, ntabwo igomba kononwa no kuba wabaye umuntu ugezweho, ntabwo igomba kononwa n'ubutunzi bw'isi. Muri wowe uko waba umeze kose, waba uri umutunzi, uko waba umeze kose, hari inyota Imana yakuremanye. Iyo nyota rero ni Imana yonyine ugomba kunyurwa, ni iyo Mana yonyine niyo ugomba kunyura iyo nyota. Ugomba kuba satisfait igihe wageze ku Mana. Iyo nyota niyo igomba kunyurwa. Iyo nyota igomba kunyurwa igihe ugeze ku Mana. Igihe Yesu Kristo yari ari kumwe n'wa mugore w'umusamariyakazi, bigaragara uriya musamariyakazi yari umunyabyaha, yakoraga byinshi, yari afite abagabo benshi. Yesu Kristo amuhishura amabanga ye yose, amubwira ibimaho byose. Uwo mugore yamenye ko ari Mesiya ahagararanye nawe. Yesu aramubwiye ngo amazi nguha nuyanywa ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Ngo amazi Yesu atanga niyo ahura na ya nyota Imana yakuremanye. Ayo mazi rero iyo yanyweye ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Iyo umaze kugera mu kugaragara kw'Imana ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Nkuko ya mparakazi iyo yahagizwa yirukanka, iyo yakomeretse iri kugenda iva amaraso, iyo igeze ku mugezi w'amazi kanywa, amaraso ahita kama, amaraso yayo ahita kama, iba yamaze kugera ku mazi, inyota yayo iba yashize. Aho ngaho rero niho twese tugomba kugera nk'abakristo. Dawidi aravuze ngo nkuko imparakazi yiruka yahagizwa no gushaka imigezi, ngo ni ku mutima wanjye gushaka Imana. Muri uyu mugoroba ndakwifuriza kugira ngo ushake Imana, uyishake Imana, ushake Imana, ushake mu kugaragara kw'Imana. Ntagire ibindi bintu biguhuza, ntagire ibindi bintu bikujyana kure, ahubwo ushake kugaragara kw'Imana. Imana ibaho umugisha. Ni iki gitekerezo, ni meditation nashaka kubagezaho. Nizera ko Imana iri bubaho umugisha, nizera ko Imana hari icyo yakuvugishije, nizere ko Imana hari umugabane wawe ubonye muri uyu mugoroba. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, urakoze kuko uri Imana nziza, urakoze kuri Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri Yobo ni kwanditse ngo nubwo abantu batabyitaho, ariko Mwami uri Imana ivuga. Ariko Branham akaza akavuga ngo uburyo bumwe ukoresha bwiza ni mwitibwiriza cy'ijambo ryawe. Reka muri ugo mugoroba Mana nziza habe hari umwana wawe wavugishije. Reka muri umugoroba Mana nziza umwana wawe wumvise ahangaha n'ukuri
umuvugishe. Umwami Yesu Kristo ni ukuri aguhindukirire, aze agushake, aze yongere ashake mu kugaragara kwawe mwami, maze inyota mwami Yesu Kristo afite ibashe kuba satisfait. Ni ukuri tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze, amen.